kandi amadini atubwira neza ko uyayobotse abona ijuru akazabana n'Imana. Dusanga ababyeyi bacu nabo barayobotse, natwe turayoboka, ariko batubwira ikintu gikomeye ariko ubundi cyiza. Batubwira ngo tuzabane n'Imana. Imana irakiranuka, ijuru ni ry'abakiranutsi, izagirwamo n'abakiranutsi. None uyu muzabane n'Imana rero nuko mukiranuka gatoya na kanini, mukinda ibyaha byose. Iyo nzi gusenya twasenya mu idini rimwe, nura mugaya twasenya mu idini rimwe, nari musanzemo, nuko turabana dushaka Imana koko, turakiranuka, ariko uko Imana ishaka twarakubuza. Uko idini twagiye tugushobora tugerageza cyacu bitwagerageza kuyitanga amaturo, gusenga, amanama, ibyo idini ryadusaka yitwagerageza. Nayo bitwaga abadiyakoni, nkasanga ameze nkanjye. Karakaba ngo kugira ngo ujye mu ijuru nuko ukiranuka gatoya na kanini. Ariko birangiye dusanga hari ikindi kintu kindi cyagiye uvuga ngo uwo byananiye ubwo naho bishobora rero. Ubwo no gusaba Imana imbabazi. Ibyaha turabyatura. Muno musore urambagiza ntatinya kujya imbere y'abana bati Imana imbabarire ry'ubusambanyi. Cya Imana imbabarire gusambana. Ibyaha mu byiriko, ibyaha byatura. Yo tweko twabireka, ariko icyo kitwa icyaha nubwo tuyatura. Aho kayo tumuto yibagarira. Akate n'ibyaha binini. Ibyaha byitwa inyongobeza ubugingo. Mu byukuri rwose burya gusambana wabyirinda. Burya kwiba wabyirinda. Burya kwica wabyirinda. Ariko kwirinda umujinya, kwirinda kuvuga nambese twatwita inyongobeza bugingo, kugira ngo umuntu atwirinde burundu bishoboke. Cyo byaranze pe. Noneho ndavuga ntari nuko ndi mu idini, wenda abapasiteri nuko baguye cyangwa diakoni, abantu basohokaga bava muri ADPR bajya mu butayu, bagezeyo bacikamo ibice bibiri, naho abandi basohotsemo, nza kujya rimwe kuba mu idini ry'abasohotse mu banyabutayu. Mpageze no rero ho banyongera umutwaro, bavuga ati nanga muntu ugomba kwita kugira ngo uzaje mu ijuru, na mitoye ntugomba kuyifata kugira ngo uzaje mu ijuru. Amasengesho umva narasenze ya mubyi arabizi twarabanaka, bapanga amasengesho iminsi 3, nkaza mbere y'iminsi 2 nkasenga 5, ko naye nabaye n'umuyobozi iyo ndeba hariko nagerageza gukizwa. Nta kindi kintu nshaka, nta kindi kintu nkeneye kuzabana n'Imana, kubera yuko nari maje kumenya neza ko ubutunzi bwo mu isi burya budushoka nta kigenda cyabwo. Nari maje kumenya n'abantu bafite ubutunzi bwo mu isi, wayo ugasanga harya ibijumba byokeje, ugasanga harya ibyo tagira umunyu, ugasanga bamuvanye ku nyama, ugasanga amuvanye ku ifiriti, wareba ugasanga yagiye nta kintu gitajyana, ugasanga ubutunzi bwo mu isi nta kintu gihari. Ndavuga rero reka nshaka Imana, nimba kuri iyi si basi nzabana n'Imana, ayo kintu nzavanaho. Amasengesho ndasenga, iranga muntu manza kuyijugunya, nako mitoye mbanza kuyijugunya, iranga muri sinajugunya, bigeze mbona n'ubuyobe, bituma njya gushinga n'idini ryanjye, ndaryo ndarishinga, ngende ngiye gushinga idini ryera. Niyo se ijambo rivuga ngo abahindure benshi ku gukiranuka bazabagera nk'inyenyeri no mu ruturuturu. Ndavuga ni ngomba guhindura abantu benshi, ngomba gushinga idini yera. Ubwo ADPR ntari ndi umuyobozi, bari batakoragaho, ubwo mu butayu ntari ndi umuyobozi, hari batakoragaho, ariko nubwo shinze idini yitwa yanjye mpagarariye, nzayigiriye yera, nzayimuka imbere y'Imana. Njye ntajya gushaka amafaranga, nta kindi kintu kindi ngiye gushaka, nshaka idini yera. Mpageze muzigo randemerera, batikana ko umukobwa aratwite, bati umugabo n'umugore barwanye, se ko shaka gushinga idini yera byagenze bite?
ikintu cyitwa icyaha cyananira neza burundu. Ndabyukana idini yanjye nabahamagara ku bunane, ndabwanire ndabona icyifuzo yitegezwe nashaka idini yera, ntazayibona kunifuzaga idini idakora icyaha, ariko ndabona bitakunda. Ndabona mwisi y'amadini yanyu bagime mwaturutsemo, ariko nanjye ubwanjye nijyaga mbaza madamu wanjye, abandi madamu ko nshaka kujya mu ijuru nk'umuntu tubana rwose, mbwira ubona ijuru ndi kwenzarijyamo. Akambwa tujigara ikintu kimwe gusa, ndamwishyushye gashi rero, kambwa rero ugira nyuma nayita pressure, atugira pressure mbese ugira akavuduko. Bishatse kuvuga ngo iki urugero, kwa kuntu umudamu n'umugabo wabo kumwe mu rugo, kwa mutu yatoya mugabo gasiga nk'umudamu akabati tunganya ibintu byose, tegura byose, saa 8 ndaza ngufate tutuye materaniro, sanga ibyatunganye, ugakajya mu kazi yata saa 8 yakwinjira mu rugo, saa mugoye ntarateka, ntarakaraba, nta kintu ntaratunganya, ubu yafata akamoto yamusiga ati sakwe kutari wakizwa. Icyo cyo cyarananiye, ni uyu munsi wa none cyananiye, ariko ijuru ndashaka ndaribura. Hajya mu masengesho y'iminsi 4 kugira ngo ndebe ko natunganira Imana, ndebe ko nabandi uwera. Bari batuye ko ari Imana itakwemera kumenya n'amacandwe yawe wasenze. Numva no kuducandwe nasenze numva ari icyaha. Nabyo byaje ku munwa umvishe byitubukuna ku munsi wa 4 umunwa amaje kuma cyagishwa kugira ukagira ikintu kakimira. Nabyo namara ubwo wesha amasengesho Imana yakwica. Kava misi nkatansukuma najya mu rugo najya mu gatsimba bantekeye ngo ntamire nkumva ari mu munyu mwinshi, katajya gutonganira aho ngaho kuri ibyo biryo ntangiye kuvuma bitese ntaguzi guteka bimeze bite, ati ko amavuto yamennye kwijuru ibuze. Mu byukuri inzira yitwa ijuru ndayishaka ndayibura. Ndayiro nsoma ijambo ryamamuye ndavuga ngo nubahiza amategeko yose ugasitara kuri rimwe yose ubawa yishe. Nimba ushaka kujya mu ijuru besa ko iza amategeko y'Imana yose 100%, iryo jambo riramuhamura neza. Kubahiza amategeko ngo ntungane 100% biranga, ariko hatu uko bukeye uko bwije uko bukeye uko bwije, ariko umutima unijya nuko nabuza amahoro. Nyiraho ngaho rero Imana irangenderera, muravuga ubutumwa bwiza nko natwe twahuye mwawe natwe uyu munsi wa none, cyane uko nawe wahuye nabavuga inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Numva vuga makuru avuga ngo inzira ijya mu ijuru nta kintu isaba umuntu gukora usibye kwizera umucunguzi. Nigishwa muri meza 3:35 ngo kuko twese twahindutse abanduye nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Sinabya bindashakaga gucyaruka kwanjye no gutungana kwanjye, nkunda gusoma ibitabo byinshi Bibiliya, nta rugeze nigize ndimo ariko Ibinyarwanda bisoma. Ikuta muri Bibiliya y'Abayehova bavuga ngo gutungana k'umwana w'umuntu ngo kumeze nk'umwenda yandujwe n'imihango y'abagore. Nubwo umva ibintu uri gushaka gutungana kuzahereza Imana ngiguha ijuru. Sanga no mudamu wanjye ngira umudamu ibyo bintu byaje ntiyatinyuka nuko nabibona, abitsimbano nabasha no kuzabibona kuko narabizi ko ari umwanda uteye ubwoba. None ngiyeho rero nibyo nzahereza Imana ngo impe ijuru. Nuko ariko nza kumenya icyo umucunguzi yankoreye, nza kumenya amakuru y'umucunguzi, nza kumenya amagambo ari muri Yohana 3:6 avanga Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo mwese umwizera atarimbuka aho babwo ubugingo buhoraho. Ndizera mpabwa ubugingo buhoraho. Ubu turi aha ngaha naho ubugingo buhoraho, ndi umwana w'Imana, ndi umuziranenge, nta cyangira imbere y'Imana kuko nizeye umucunguzi wanjye. Amina. Ariko kubera iki
kubera iki umuntu akeneye kwizera kugira ngo ahabwe ijuru, ahabwe ubugingo buhoraho? Ko turi abantu bazima, kukinyota kweza amategeko y'Imana tujya mu ijuru gasa ko twizera? Kubera iki Imana yashyizeho inzira ijya mu ijuru inyuze mu kwizera, itanyuze mu bikorwa by'umwana w'umuntu? Nihe mpamvu n'ikibitera? Kubera iki ukeneye kwizera? Kuko dukeneye kwizera tudakoze ibikorwa byacu. Ariko impamvu ni imwe, ni njye kubera kugira ngo uyu munsi wa none wowe wizeye ukomeze unezerwe wishime. Ariko nawe utari wizera, uyu munsi wa none Imana iguhe kwizera kugira ngo ubashe kubona ubugingo buhoraho, ube mu isi ufite amahoro, ube mu isi uguwe neza, uvuga ngo iyi nzu itugwiriye najya mu ijuru, imodoka ingonze najya mu ijuru, uriya muvandimwe wagiye ikamyo yamugwiriye yitambukira imusaba munsi y'umuhanda iramukunja kunjira mwica, ariko yikomeza ajya mu ijuru kubera ko yari yarizeye iki? Umucunguzi. Ubeho urwana ibibazo byawe bindi byo mu isi, ariko ku kigendanye n'icyo mu ijuru ubeho ufite amahoro kuri icyo ngicyo. Si kubera iki ukeneye kwizera? Si kubera iki amadini atatwigishe kwizera, ahubwo atwigishe gukora? Kandi ibikorwa by'umwana w'umuntu byanduye imbere y'Imana. Na se igitabo cy'umugezi yavuga ngo Imana ishaka ko tuyagarara imbere twiringiye ibyo twakoze ubwacu, ngo naho byari byiza cyane binukira Imana nabi. Ibikorwa byiza bya muntu gutura ku mwana w'umuntu kugeza imbere y'Imana kuba ari umuntu kunukira Imana nabi. Ariko icyo nakeneye kwizera nukura ko umuntu yanduye nko kwese yabivuze. Twese abantu twahindutse abanduye. Si twanduye ryari? Twanduriye muri Adamu. Imana ngeri yigeze indema, ariko nako tuyanaga Imana igeze tureba twebwe. Imana yaremye umuntu umwe witwa Adamu, niwe yabumbabumbye, imaze kumumbabumba imuhumekiramo umwuka. Adamu yindika ubugingo buzima, ava ngo mubyare mwororoke, ariko yagomba kubyara iki? Yagomba kubyara imyuka nyine y'abantu bose. Imana yarumekeye nde? Muri Adamu. Imana yumekera umwuka muri Adamu, yari namumekeye muko abantu bazatura kuri iyi si. Noneho uko Adamu yagiye abyara, niko n'abandi bagiye bavuka, ariko nako igeze ngira kurema. Noneho tukiri muri Adamu rero, abantu bose bakiri muri Adamu batari bavamo, nibwo Adamu yakoze icyaha, Adamu arandura, ariko natwe tuba twanduriye muri Adamu. Icyo Adamu yakoze ni kihe? Imana yamubwiye ko atagomba kurya ku giti cy'ubwenge butuma amenya icyiza n'ikibi, no kumunsi yacyo no gupfa azapfa. Satani yinjira mu nzoka avuga ati oya, kitiri mu kiryo ntabwo muzapfa, ahubwo muzamera nk'Imana. Imana yarababeshye. Umuntu yakira ko Imana umuremyi we yamubeshye, yumvira Satani ashaka kumera nk'Imana, ubwo kandi abariye kuri cya giti. Ko kumvira Satani ubwabyo byari bihagije kugira umuntu abariye kuri cya giti. Satani nk'igiti gituma kimenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko na Yesu ari igiti bivuga umuzabibu ukuri. Umuntu amaze kuryaho rero abaranduye, arahindana, ndetse atangira kubona ubwambure bwiwe, ubwiza bw'Imana muvaho, abona yambaye ubusa, atangira kuremera ibicocero ngo arabe ko yakwiyambika kugira ngo Imana itaza kuzigasanga yambaye ubusa ikamwemera. Ariko ni hahandi ibyo bintu yiyambitse, Imana ije n'ubundi yabonye yambaye ubusa, bituma ahunga Imana kuko yambaye ubusa. N'uyu munsi wa none umuntu wese wiringiye ibikorwa bye, wiringiye imirimo ye, wiringiye gutungana kwe, ibyo ni bicocero yiyeremeye kugira ngo Imana irebe, ibone ko ari mwiza, arebe ko Imana yazaze ikazamwemera. Ariko Imana niza uzabona wambaye ubusa, ibyaha bigaragare imbere y'ibyambaye ubusa, uhunge Imana. Ntabwo Imana ikeneye ko abantu bemera ibicocero ngo biyambike. Ikimenyimenyi nuko Imana yabasanze iyo mubyeyi igahita yica inyamaswa, iyo ikabambika uruhu. N'uyu munsi wa none dukire kuba twambara ariko twambitswe n'Imana. Tutambitswe n'ibyo twihangiye, n'ibyo twiremeye, kuko ushaka kusenga amasengesho menshi, ushaka kumuringiza kuririmba indirimbo nziza, ushaka kuba udiyakona neza, ushaka gufasha imfubyi nyinshi,
ushaka gufasha abakene benshi, ushaka kuba ukora ibintu byinshi, ariko wumva byazaguhesha kubana n'Imana, Imana ikakwemera. Ariko ibyo bintu byose Imana izasanga wambaye ubusa, kuwambitse ibintu wihangiye. Adamu amaje kwandura, tuba turanduye, duhinduka abanyabyaha. Niyo mpamvu uyu munsi wa none urubanza Imana yaciriye Adamu, ubuzima mutegetse kubamo, tubamo ishuri nabo twebwe igihano gishobora kwiyongera bitewe n'aho isi igeze. Ibizuba ryaravuye, ibishyimbo byarumye, ntabwo nagomba kuba hahinga wateze ko ibishyimbo bizera. Nagomba kuba ari umwana atungwa n'ababyeyi mu rugo. Ubu uyu mwana ntabaza ngo ararya iki, ntazi ngo ari buryo iki umwana aririmba. Ibintu uzamubaze ngo ararya iki, ngo aratekereza ibiki, ngo arabahate. Oya, nyina amutekereza, isa mutekerereze, akabishoboka byose amushaka iminirivare, ariko umwana kibazo afite. Natwe twagomba kuba dutunzwe n'Imana, Imana agomba kudukorera. Ariko tumaze guhindana, bagomba kutwirwariza. Kuva kuri Adamu asoka mu ngobyi ya Edeni ajya hanze, abakobwa bagututubikira kugira ngo baje kubona icyo kurya, avakisamira amahane bitavika muhanda. Abadamu bagomba kubyara bababara. Na n'uyu munsi wa none n'iterambere ryaje, hari ugera akamutera gato bane n'iki bakamubaga, ariko avukana ibikomere. Ingaruka z'iki zuko turi abanyabyaha. Bishyira ko Adamu yandura na Eva natwe twari twanduye. Njye huragana n'abakobwa akambwira ati ndashaka kungira inama. Se inama imeze gute? Nabonye fiance. Si byiza se nari kineye umugabo. Kambwira ati ndashaka umwanga. Uramwangira iki? Ati buriya rero nubwo tubana ariko mfite ikibazo ntakubwiye. Isa n'igiki? Buriya mbana ubwandu bwa sida. Kuko nuko nakwigishe nuko ubusambanyi wiyeke mu busambanyi ugiye bwandu bwa sida. Kambwira ati nukuri ntabwo ndaryamana n'umugabo n'umunsi n'umwe, ndacyari isugi, sindaryamana n'umugabo n'umunsi n'umwe, ahubwo navutse ku babyeyi banduye sida barayinyanduza. Ni impamvu meze kuko nagasura ubona nuko mba ku binini bigabanya iki ubukara kugira ngo ibyuririzi bitanzahaza. Avuga ni pole sana, ihangane. Umusaba ni wamwemera rero kandi wanduye, unyine hangane ikiyagezo cyawe cyo kuza ubwo nubona wanduye nkawe. Bagira amahirwe rero buriya ejo gufata ibinini, hari abaganga bashinzwe kubahuza. Iyo ufata ibinini uri umusore akaza umukobwa ufite ikibazo nawe, wa muganga ahita bahuza mugashakana. Nuko hari n'ababa barahamutse baranze samafite nk'imyaka 40 n'imisaga 50, kavuga ati narabenze nararushye. Ukatazi impamvu abenga ariko afite ikibazo, ariko atagize mu ruhare bavandimwe. Ahanganye n'ibyuririzi, azahangana no kugeza apfuye. Reka mbabwize ukuri, muzahangana n'ibyaha kugeza mupfuye. Ni mpamvu tuca pasiteri imanza ngo ni abanyabyaha twibarenganye. Abyakwe ni abanyabyaha baduhamagaye mu nsengero tuzi ko ari abera, bari abakiranutse, tugiye kubigiraho dusanga ahubwo ni abanyabyaha kuturenza. Ariko abantu bose ni bamwe, ni bene Adamu, bose bafite ubwandu, bose virusi nimwe, bose bandiye Adamu, bose bavuka abanyabyaha. Ujye ubasabira ubabarire, nabo ntabwo ari bo, nuko bateye nuko baremye, ni virusi, ni ubwandu bavukanye, bya n'ibyuzi nabo babangana nabyo. Yarangaye icyo ubusambanyi cyamukubita. Nta ngo nuko ari umugabo, hari ngo nuko ari umusaza, hari ngo nuko ari umukecuru. Iyo yarangaye gake ubusambanyi burinjira, ubujura burinjira, iyo yarangaye gake ibyaha birinjira. Uko mu Rwanda nta muti wa sida nta n'urukingo, niko nta muti w'icyaha we wabona mwidini, nta wabona mu mazi ntiwawuvanamo, guseka cyane ntibyawuguha. Nta muti kumeze nuko wavutse wanduye, uranduye, nta kintu gito wakora. Ndetse uko kunameze Imana irakuzi, nta n'ikimana gusaba kuyikorera. Ikimana yakoze gusa avuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Umuntu avuka akatiwe urupfu rw'iteka kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Nta kintu Imana yageneye abanyabyaha nicyo gusa.
uwo muntu umeze uko nguko wageneye cyo gupfa akati cyo gupfa n'Imana, uwo muntu ugomba guhembwa nyine ibihembo by'ibyaha urupfu. uwo muntu umeze uko nguko, uwo muntu n'idini ryafashe uwo muntu n'idini ryafashe riravuga ngo nukorera ijuru, burya wakora imirimo myiza Imana ikakwemera, burya waza ukavuga ibyaha byawe, wanyura ukaza ukabivuga bwa pasiteri umunyabyaha ukurenza, umudiyakoni umunyabyaha ukurenza, muri ibyo mugenzi wa umunyabyaha ukurenza, ati ujye ubabwira buri Imana kuba buri kazaguha ijuru. Ati ukoze imirimo myiza, ugatanga cya 10 n'amaturo, ugatanga inyubako, ugakora ishoka ryo gusenga, ukaza mu gitondo nimugoroba ukiza ubusa, burya wazabona ijuru. Bafata abantu bakatiwe igihano cy'urupfu babashyira mu nzira yo gukorera ijuru no gukorera Imana kandi bidashoboka, bidashoboka ko bakorera Imana. Ibaze ufashe umuntu leta yakatiye gufunga imyaka 30 wari mu karere ka Rusizi agacikiranga Kanzenze, yahajya gitifu umurenge akamufata akamushinga imiro myiza y'abaturage, uriya mu gitifu umenye bahita bamuvanaho n'ibihano byinshi. Agomba kubanza agacekinga neza umuntu agiye gushyira mu buyobozi, uwo muntu uwo ari we. Icyambere no mu buzima busanzwe ugomba kubira inyanga mugayo, agomba kubariza umuntu yashangoma akabaza ni wabo akashaka icyangombwa cyega ko umuntu ari inyangamugayo. Icya kabiri agomba kuba atakatiwe n'inkiko igihano kiri hejuru y'amezi 6. Umuntu rero si inyangamugayo kuko yanduriye muri Adamu, nta muntu inyangamugayo iriho imbere y'Imana. Icya kabiri umuntu yakatiwe igihano cyo gupfa ibihembo by'ibyaha, uwo muri dini ryafashe riramukoresha ngo azabone ijuru. Uwitwa nta bwenge yarahuye nkuko duhuri ku nguku, tubako tujya mu ijuru n'amadini yacu, aho n'abagabo babiri Byiringiro na Mukirisitu. Nuko avuye mu nzira y'ikigorogoro bajyaga mu ijuru, nakwita mu madini yarasohotse nko mu idini mu nzira y'ikigorogoro. Ubundi amadini nzira y'ibigorogoro ko zijya mu ijuru, utwe inzira y'ibigorogoro muze kuza kwihangana. Nuko bamaravuga ngo ufite iki, uravuga kujya mugabo avuga ati najya mu rembo rwo mu ijuru. Ufite iki uzereka abone kuri rya rembo ry'ijuru ngo bagukingurire? Aravuga ngo ngira imirimo myiza, ndasenga, niyiriza ubusa, nanga icya 10 n'amaturo, nishombere mu mwenda, kandi asize igihugu cyacu cy'abasambanyi, cy'abakina urusimbi n'ibindi abantu bajya bava mu bigari bitandukanye kugira ngo njye muri icyo gihugu cyo mu ijuru. Agati wa mugabo nubwo wiyegeza, turatinya ko imbere yari yaremba baza gufata nk'umujura cyangwa umunyazi. Bashatse kumugira inama abatera umugongo, ariko byarangiye nta bwenge agenda agera ku ijuru. Amarayika baza bamuha amaguru n'amaboko bamweza mu nyanja k'umuriro n'amazuku. Niryo hezo rya nta bwenge. Idini ryafashe umuntu wakatiwe igihano cyo gupfa, aho kugira ngo rimubwire ko agomba kurangiza igihano yakatiwe, ahubwo ngo burya Imana yakurangiza igihano cyawe ugakorera ijuru. Ntabwo bishoboka. Imana yivuguruza ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Nuko Imana bimeze, nuko ibintu biri. Nguko umuntu ameze rero, nguko umuntu ari, nguko abanyabyaha atabigizemo uruhare, nguko umuntu agerageza gutunganira Imana ntibikunde kubera ko yanduye. Burya uragerageza gutunganira Imana kudaye mu ijuru ni nk'umuntu agerageza kwivura sida. Wayivuza iki se? Wabigenza ute se? Wakora iki se? Ni uguhebera urwaje cyo kuzwangana iki n'ibyuririza. Niyo mpamvu ndangaye nasambana, ndangaye nakwiba, ndangaye nakwica, ariko nawe urangaye no kuza guhangana n'iki no kumenya uko uteye n'ukuri, unamenya naho ugomba kuba. Ubundi hari ahantu waba tubikwe mu nzara z'icyaha sikemeze, ariko ubuze nkangaha nta dayimoni ubusambanyi uri hano, nta dayimoni ubusunzi uri hano, nta dayimoni yo kurwana uri hano. Tuza gusona ngaho duhoberana, ariko twese turimo dusomeye turi muri zanirinde ahangaha twicaye ahangaha.
hari bato bagwaze gushangira icupa birangira umwe yishe bagiye bakundanye basangira icupa birangira umwe yishe mugenzi wiwe nshuti rero bavandimwe bwa mateka y'umwana umuntu y'ibyivuko ry'umwana umuntu nguko umuntu ameze uko umuntu ari ukuntu idini byahemukiye umuntu kujya kumukoresha cyo kuza abenshi mu business bashinze kugira ngo bashe guhangana n'imibereho y'ubuzima bwa hano mu isi ariko bigize abakomisiyoneri b'ijuru badafite nkuko umuntu avuga ati mfite inzu amukomisiyoneri avuga ati mfite inzu zigurishwa cyane ya $60,000 wajya kwireba ugasanga agira nga ugasanga kuno mugabo ugasanga kwa kanaka yakubwiye ko ari iyi watewe ntabwo ari yanjye ko uyu mugabo aragurisha ari igihe bazigerekesha nuko wahagera nyiraka akagurira abateka reka $5,000 inzu yanjye $20,000 bigize abakomisiyoneri abanyamadini bije badafite batabasha gutanga n'abatari babona uwo muntu umeze uko nguko rero uko mbabwiye urongo nta kimana imubaza ngo wazabaye nayo mwijoro nta kimana yamusaba nta kimana ikeneye ko ayikorera kuko ntacyo yabona ariko uwo muntu ameze uko nguko ni Imana yakunze niba bavuga ngo urukundo rw'Imana niba bavuga ngo Imana irakunda yubanza wumve ngo Imana yankunze meze gute twira tashari ndagukunda naragukunze tuwezwa abagore bacu reka twarikunze bugize kumukunda kugira kureba umukobwa wabuze umugabo abandi basore batanakwemera akaba ari ushaka urye nawe akwata abona nagukunze kuri utamushaka umuganye namushakana nande wabara mushatse cyafite ndi kumukunda abandi rero ntame kare mwashatse burye nabandi bagomba kubashaka ko ntagiye gushaka se wa urutakundwa nyine iminwa hengamye utagira amaso umvishe basi mukuze cyo gukundwa twakunze n'ubundi abagomba gukundwa sikomeze tubakura tubarwaye n'abandi basore tubarusha po tubavanamo twarikundaga ariko niba ari umuntu wakunze ni Imana yakunze umuntu umva ukuri Imana yagukunze umeze naho ndi muntu wakunze ni Imana yakunze umuntu utari uwo gukundwa ntabwo umuntu yari uwo gukundwa umuntu yo gucirwa iteka umuntu byari byararangiye nta kintu umuntu akeneye ku Mana Imana ikunda umuntu ameze uko nguko kandi ikenera kuzabana nawe mu ijuru avuga ngo ndi Imana ishobora byose ibyo nshaka umuntu we ntiyabishobora ndabizi nanjye ariko ngiye ibyo umuntu w'umuntu ashaka ngiye ibyo nshaka nzabaye n'umwana w'umuntu cyane mu ijuru ngiyewe nabishobora n'Imana ubwayo nta nkunga nta bufasha nta kindi kintu kindi iravuga ngo nkunze umwana w'umuntu kandi ngomba kuzabana nawe mu ijuru kandi ngo mukunze ngiye kumukora gutya Imana ifata umugambi wo kwambara umubiri yihindura umuntu iza mu isi yitwa izina rya Yesu iza ari umucunguzi w'abari mu isi bari mwasohotse ngeze ahantu hakomeye banguka iza ari umucunguzi w'abari mu isi Imana ubwayo iza kwicungurira abantu ibaza mu ijuru isa nta mucunguzi waboneka mu ijuru nta ruhari ijya mu isi isa nta bageze mu ijuru yanyuka bageze mu ijuru ijya mu isi gikuzimu Imana ubwayo ibona nta muntu wo gucunga umwana umuntu waboneka Imana ubwayo ifatira cyo gucungura umwana umuntu akira gucungura umuntu nibavuga umuntu yuvuga wowe niba ngo imaze gucungura umuntu niba ngo nuko Imana iza kuncungura ntushyire ku bandi nino iyerekezeho isarura iby'iwawe Imana ifata icyemezo cyo kuza gucungura umwana w'umuntu umuntu wanduye umuntu itagira ikibaza umuntu izi ko ntacyo yamusaba y'ubwayo ifata icyemezo cyo gucungura umwana w'umuntu kandi wanduye Imana ibona rero ikire ko umuntu ariko ari uwera Imana ikire ko umuntu ari umukiranutsi Imana ikire ko umuntu kuya mu ijuru umuntu nta nenge afite Imana rero iza gucungura nayiza kuncungura nibavuga umucunguzi
nibavuga umucunguzi mu Kinyarwanda bavuga ngo umucunguzi wanjye, uriya mugabo akora insinga z'amashanyarazi, nukuza agapatana inzu gushyamo insinga z'amashanyarazi, ndetse nkamwishyura ibyo akeneye byose, akagira amafaranga kubera ibibazo afite akarya akamara, agahita arwara agahita aremba, twemeze kandi inzu agomba kurangira mu minsi 3. Twajya amasezerano ko iminsi 3 nishira atamara ku minzu yanjye nzamushyira mu nkiko zikamugwa nabi, nzafata nk'umwambuzi cyangwa se umuhemu. Aha igihe umugabo rero agiye akarwara akavuga ati baba we kambayeho ko nari amafaranga yo kwistara inzu y'abandi, ko ndwaye ko iminsi navuganye na ba nyiri inzu uko nayo nkayimurika ko igiye kurangira, ndabigenzana. Igihe atabasha kwivana hari akabivuga uriya muvandimwe amwumva, akaza atanabimubwiye ntacyo muvugishe, akaza yanzu akayestara yose akayirangiza yose, yamara kwirangiza yose kwestara akamusanga hari mu buriri akavuga ati yanzu yawe bagomba kwestara nari gukwe nari kurangirije ahubwo guhembesha amafaranga yasigayemo. Akumva nyinza amuga ati haro benda kutari gutwara amafaranga kandi inzu wayirangije kandi warayikoze neza. Umucunguzi n'umuntu uza gukora ibyo akoze bikabarwa kuri wowe, yaje kubera iki? Umucunguzi. Kristo aje kuducungura, yaraje gukora uko twebwe twari intere, twari indembe, twari dupfuye rubi byarangiye, twari abarwayi babi, twari dukeneye umucunguzi, umuntu uza kudukorera ariko ibyo akoze tukabibarwa nk'ariko twabikoze. Yesu aza mu isi rero gucungura indembe, inzahare, abantu bazahajwe n'icyaha, abantu bakiraho iteka, aza kubazwa iby'Imana bazaga umwana w'umuntu. Imana ishaka kuba natwe, ariko ibyo yakatubajije ibibaza umucunguzi wacu. Ni ibiki Imana bazaga umwana w'umuntu kugira ngo azabane nayo? Ni ibiki Imana yakubazaga? Yakubaza ku cyano cya gatoya na kanini. Nibyakunda rero kuko niyo wabishobora, wavutse wanduye muri Adamu, wavukanye ubwana. Nta nubwo twavuze twemerewe gukora iki? Ijuru no gukorera Imana. Noneho rero umucunguzi araza mu isi amanyaka 33 ntiyakora icyaha, ntiyamenya n'icyaha icyari cyo. Nkunda amagambo ari mu Bakorinto ba 2 ibice byabo 5 umurongo wa 21 avuga Kristo utarigeze amenya icyaha. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Wa mucunguzi araza arabanza arantungana gatoya na kanini, amaze gutungana, amaze gukiranuka mu myaka yamaze yose, misiya irangije, ariko kubera ko twagomba kuba n'Imana, turi abakiranutsi, turi abera, nta cyaha dufite imbere y'Imana, byaje ko uwo amaze gukiranuka ubwo yatuboneye gukiranuka kuri pembeni kuri hariya. Hari hasigaye ikibazo kimwe rero, gukuraho ibyaha byacu akabyikorera, akatwambika kwa gukiranuka amaze kutubonera. Niko yabigenje rero, amaze gushaka gukiranuka kose Imana tubazaga, yabazweho ibyaha byacu, ahinduka umunyabyaha, twebwe duhinduka abakiranutsi imbere y'Imana. Amaze kuba umunyabyaha rero, igihano yasavuze ngo 53 ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Amaze kuba umunyabyaha rero yagombaga no guhabwa igihano cyacu, ariko natwe tugaheshwa amahoro nuko atwaye ibyaha byacu n'igihano cyacu, akatwambika ubutungane bwiwe. Ni igihano cyagomba kuduhesha iki? Amahoro. Impamvu ujya wumva uzarimbuka, wumva hari bibura bidatunganya, nuko utazi icyo umucunguzi yagukoreye. Ukizi wanezerwa, wakwishima, wamerwa neza. Nuko umucunguzi wacu, ibiri Imana tubazaga ibibazo umucunguzi wacu. Umucunguzi wacu abidukorera neza. Arangije afite cyaha bwacu, abwishyiraho, ajya guhanwa mu mwanya wacu.
natwe tugiye guhabwa ubugingo n'ijuru no kubana n'Imana mu mwanya wiwe. Nukuri araturane. Ngicyo umuntu yizera. Ngamagambo ujya utajya gumva uzona bwayo ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, yakunze abadakundwa, bituma ita umwana wayo w'ikinege kugira umuntu wese namwizera abe atakirimbutse ahubwo ahabwe ubugingo